ntabwo nje none se ugiye kurira izuba ko mbona hari ikibazo kimwe ndi gutembera karitsiye nyine umukobwa wa Clarisse inde reka byose ndabizi wabashe kuri umukobwa wa Clarisse ariko ugenze neza kuri umukobwa wa Clarisse wa Clarisse ntawe nzi ariko hariya ni Ange Ange umenya ko uwo beshya ndi nka papa wawe uri papa wanjye ariko nta kintu ndi kukubeshya mwaho ngaho mbese wigeze ubona umwana wihakana umubyeyi none ushatse kuba ko na Lucas atari papa wawe ndetse kuba tubana njye nawe nkori we bisobanuye ko ayisaba papa wanjye kano kanya ahubwo birambabaza Ange gukora kwa so ndababara cyane ugenda akakanyica cyangwa wenda ushatse kuvuga kuba nkora ahantu nababera umwana Ange byose ndabizi ntacyo wambeshya urumva nushaka kujya umbwiza ukuri nakugira inama ariko byose ntacyo wambesha nta kintu mba ndi kuguhisha nta kintu mba ndi muhisha ariko ntabwo ari papa wanjye ni uko tubana nyine mukorera nk'umukozi komeza umukorere nk'umukozi ibyo tubyihorere umukobwa muto ariko reka nkubwire hari ikintu nakwimye Ange sinakugura telefone sinagura amafaranga ya telefone sinagura amafaranga yo kugura imyenda yo bimeze bite Nisawa nisawa se gahunda zanjye zigeze ko mbona bitarimo kwihuta bana gahunda tuzirimo rero njya ngo bivuye ku shanti wabibonye nsanze udahari nyine ariko nyine wabibonye ko turimo turabikora ubibona amatafari ku 50 n'ibihumbi 20 boraho nagara amatafari menshi pe rero Yohana nubwo umaze iminsi ntarimo no kuboneka neza ndagira ngo mumpereze ibyo nabasabye nanjye mbahereza amafaranga yanyu sibyo ndabikeneye ndabizi igice waduhaye twanze kugikoresha uri kumva turagira ngo byiba tuguhereze amafaranga ibintu byawe biri ku murongo amatafari 70 bagize iki yuzuye none se abakozi wabataye hariya kandi ni urimo ubakoresha ibyo ngibyo urumva ntago bagutubura niba ntuburira baramara kuyabumba bashyira mu ifuru batwika nta kindi ubundi kamweke igihe ntarengwa igihe uzabona amatafari yawe muri kiriya cyumweru tugiye gutangira ubu tuvugana tukwa gatanu yego hari icyo nsaba ngo nkikwime na kimwe ntacyo n'ubu nsabye icyo ushaka ntakiguha ariko se kucyo ushaka kumemukira none se nakoze iki kwa Ange nagowe Ange uracyari umwana mutoya ariko kuri isi kubaho no kubana ugomba kubana n'abatoya ukabana n'abakuru n'abasaza n'abakecuru urumva kuko ntawe umenya aho bwirageze ikindi kandi ugomba guca ubwenge yego gute ushaka kunteranya na Lucas na Fabiola no kubeshya none ibyo wabivanye Ange ndi kwigendera mu muhanda n'iri zuba rya Kigali rimeze nabi gucatse kugutera nyine se nge nakoze iki Ange reka nkubwire sibyo mwana wanjye reka nkwita umwana wanjye nakubwije ukuri yego nubwo ndi nka papa ariko nakubwije ukuri kuri muri ngewe kuki ushaka kumpamagara hariya mu rugo iwanyu Lucas hari cyangwa se Fabiola bahari ukabuzi neza ko bahari ukampamagara ngo nze ubu soko ushaka kunteranya koko kandi ubizi neza ibyo bintu ntabwo twabiganiriyeho umunsi cyagihazana ni ibintu byahuriranye nese ubu gutaha namubuza gutaha iwe kandi ari iwe kandi agiye gutaha ntabwo yamenyesha ngo ndatashye ndi umugore we se nge none se niba ntarahagera ukabuzi ko wampamagaye kuki wenda ubona ahageze ntuhita umpamagara ngo garukira mu nzira ntago mba namubonye hari igihe aza akajya mu cyumba ntange nibereye mu turimo twanjye simubone wazamo kaba muracakiranye Ange reka mubwire rero sibyo reka nguha amahirwe ya nyuma urumva yo kuba mfite no kurya ibyanjye yego wowe ibyo ngibyo byirinde urumva ari byo atari byo wowe ukomeze ikirego kwa Fabiola
uzi umamagara uzi neza ko Lucas adahari. Erega nawe kankubwiye ishiye mu kimbo cyane. Ubu najya gucunga mu cyumba cye ngo Lucas arimo cyangwa ntawe urimo. Ariko ujye utoza ari mu cyumba se ubwo ntabibwirwa n'iki? Ntabimenye ute? Ariko rero nk'umuntu haba wakagombye kubimenya. Iryo kosa nizongeye kuba wenda tubyibona ibyo ngibyo, ariko iryo kosa nizongeye kubaho. Ya wenda nago nkwijeje ngo ntago rizaba kuko nanjye bira byose bibasa ari njye babiteguye, ntago mba nabiteguye. Ubwo urumva rero ubwo we nk'umuntu mukuru nuzazo hamusanga uzazo uhita umenya ukuntu widefanda uvuge. Erega mwana wanjye sibyo nibyo ngibyo ubwonko bwawe cyangwa se uburyo ndashaka koroshya ubuzima bwawe. Ntago nshaka ko unajya no mu bintu bikurenza ubwonko bigize gute sibyo? Urumva ibyo bizashira. Urumva ngo hindura ubuzima ujye kwiga ube nk'abandi bantu ukurereza ejo uzaba mu mama ubereye igihugu. Ushake n'umugabo muzima. Urumva uve no muri ibyo ngibyo gusa kandi nanone Lucas abaye papa wawe na Karisa ari mama wawe nabyo byaba ari amahirwe. Yese ubwo se ubwayo mahirwe ntayavana tutabeshye. Kereka ubwo nyagize nguko wirirwa mbya Lucas ni papa Lucas ubu ku mutima mpavuga ati kereka ayo mahirwe nyagize ari papa wanjye. Ubwo se we wabivanye ibyo ngibyo. Anje reka tubyihorere sibyo? Igihe kizabitwereka sibyo? Aha kizabitwereka ariko ahantu wabivanye niho hancanga kuvuga ngo kubonerega umuntu aba ahantu ntago bisobanura. Oya wirishe ubwonko bwawe byihorere sibyo? Gusa ibyo nkubwiye n'ibyo ngibyo sibyo mwana wanjye? Nta kibazo. Okay. Wese hari uri gutemberera? Nari kugenda. Hano hepfo hari ushaka guhura na Yohani. Hari gahunda dufitanye. Hari akazi nshaka kumuha. Okay. Kandi Anje. Ikindi kintu ujye wirinda abasore b'iki gihe. Wirinda uduhungu turi hanze hanga. So kuva mbonana n'umusore. Bashaka udukobwa dupfunda ubera cyangwa ibipapa nkanjye oya ariko nkanjye no. Ibindi bipapa urumva. Umva oya Anje buretse nkubwire ngiye nkubwiza ukuri sibyo? Ngiye sinabitinyuka ariko ari ibipapa biri mu myaka yanjye sibyo? N'ibindi babishaka kwangiza abana bakobwa nkamwe sibyo? Babicura ubuzima babashikisha utuntu. Wowe urebe ejo hazaza hawe sibyo? Ibyo byose ntukabirebe sibyo? Wenge ibintu by'abasore nizere ko nawe igihe tumaranye wenda gukundana n'ibyo ujye ukundana n'abasore mu garabana nka Yohani burya n'umwana mwiza urumva n'abandi bandi ariko ibintu by'ibisaza by'ibipapa urumva bifite ngo bishaka kwica ubuzima bw'abana nkamwe ibyo ngibyo uzabyihorera. Okay? Oya nago ntanabijya mu ibyo ngibyo. Reka fere Fabiola bikomeze urumva. Oya sunze se. Numero zandi zazindi. Zazihindura. Reka nze nkorezo 20,000. Ku 20. Leta naninya by'ahantu w'agafanta dore izuba rimeze nabi. Sawa nta kibazo. Ndakoherereza. Sawa merci. Nanjye kanembere gake. Okay. Sawa. Kuwa gatanu w'ikindi amatafari zaba yarangiye uza kugira iki gupakira. Ubwo rutazamira nkaho urabizi ko njya kugwa akazi. Nari nakubwiye ko bari barantuburiye. Oya somba twizeye. Oya ibyo ngibyo kubataho duwa dufite undi muntu bishinzwe ibyo ngibyo byo nta kibazo giteje. Ahubwo ubwo ati ngo ninkwicira ibintu uwo zabimbase. Nzago amatafari ku murongo ahiye neza atukurije. Nakwatsa amatafari meza. Ubu murango uzayahabwa. Yohana Lucas iriya kampani nta muntu utayizera muri kino gihugu. Ubu ni kampani imaze kuba nini. Ubwo gahunda ni kwa kangahe? Twumvikanye kwa gatanu. Yes. Kwa gatanu amatafari yose nzaba nagize iki tuzaba twayaguhaye. We ntugire ikibazo rwose cy'amatafari. Nkongewe n'amasaha kwa gatanu nimugoroba uzampamagara umbwira ati mpuzanira amafaranga naho ibintu. Sikamye. Twabwo nsamakamya azaza gutunda ibintu byawe. Yego. Sikucya kibanza wavuze? Nta handi naho nakubwiye. Si umuzamu usaza harara. Arahari n'ubu arahari. Ko muri amatafari yawe ntugire ikibazo. Kwa gatanu ku masaha y'isa 10 azaba ari gutundwa ageze ku kibanza cy'iwawe. Si twumvikanye. Zeko nta kindi kibazo. Amafaranga yaduhaye sibyo ibintu byose urabiduhaye
urumva ari ikibazo usibye rero dusigayemo kandi miliyoni n'igice ntago ku mpaturo nkawe na ntago ari ikibazo cy'amafaranga, ikibazo make rwose. Wegera vuba wisimbuka unabarebe. Wowe n'ubundi ngiye kujya n'ubundi nari ngiye. Wowe ntugire ikibazo rwose nayo ibyo bakubwira ntugire ikibazo. Oya nta kibazo ndabizera mwe mukore neza nta ribi. Juma bimeze biteze. Abagiye n'umuhe shizeri. Umujwe n'iki? Serije n'ubusinzi bwawe. Jewe kuva ryari umufanta. Umva iri zuba kuko ari mwaho inzoga ntusare noneho. Kumva gufata agatamuro ukanywa amazi cyangwa ukanywa ku gafanta kongera isukari n'ibintu nk'ibyo. Serije nzi giye kabisa. Ahubwo ugira uzigabanye ujye winywera amazi dore niyo akeneye kuri ubu bushyuhe bumeze nabi. None se umuntu unywa fanta ko turapanga iki? Turapanga dero nzima ko wowe niba ufite gahunda tuganira wowe mbwira. Kifite gahunda fanta ntabwo ari ipanga gahunda. Iki na deal. Ntugire ikibazo. Serije. Ese ibikorwa byanjye ntibyivugira byo nabyuze. Seri tukira aho ngaho. Usiko nari maze iminsi muri Zambia abizi nabikubwiye. Ariko naratembereye ntembera Kigali ntembera za Musanze ntembera ahantu hose. Ndetse nabashije kugera no muri mu bikorwa byawe. Nasanze waratembere. Ngenda akora. None se iriya gahunda y'amakositara wayitangiye ryari? Bo nuko tutakunda guhura cyane nawe ugenda ariko nibura imazemo nk'imyaka nk'itatu. Kandi ya business irimo amafaranga. Nabonye usigaye uza iriya kamyo yawe nawe ziriya kamyo zirabonye zijya barada za ntuza musigaye mujya ni Burundi. Umva bino bihugu by'abaturanyi Uganda Tanzania hose bafiteyo isoko ngenda zana y'ibintu zana mu Rwanda cyangwa bimwe nkabijyana hanze ibintu nk'ibyo ahubwo nibyo wabonye gusa hari n'ibindi bifite amagiye atandukanye. Shirise ngo bare kubana kuzanya hano maho nshaka ahantu hibanga aricyo ushaka kubwira kuri njyewe gahunda mfite Dubai ndi kugenda ngurisha ibintu bimwe byanjye bimwe na bimwe. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ngurire iriya kampani y'amatafari uyigure twumvikane. Ese iriya kampani ni yawe cyane? Sure. Ese mfatanya nawe cyangwa nuko ushaka kugenda wenda hakuno nyine ushaka kubigurishamo ukuntu witondere barusaku mu kabari se nubizi. Oya byo si mu kabari sinabambuza kuvuga nyine twikomereze gahunda zacu. Iriya kampani ni yanjye nta muntu tuyifatanyije nta n'umuntu yafatanya nayo kuva kera. Ibyangombwa byose biruva ariko se Serije ni ibyangombwa utahita ubibona. Icyo cya mbere si icyizere nyine icyizere nicyo gikora muri business ndabizi ariko tuba tugomba kuganira ukama amakuru nkamenya ngo ibintu tugiyemo cyangwa ibintu ngiyemo nta ngaruka. Oya nta kibazo Serije genda umuntu ukora ibintu biri ku murongo ngiye nzaguha kampani nguhe n'ibimenyetso byose bishobora no kuzaguhesha ibyangombwa ntugire ikibazo rwose Serije ngiye nyizera. None se mubaza akabazo gato wa uri kuri kampani ni Lucas. Lucas wamubonye kuri kampani? Njya nkunda kuhamubona iyo mpanyuze rimwe na rimwe kandi sinyampamubura. Uriya Lucas rero ndashaka kumuhindura akajya gukora mu bintu byanjye biri i Burundi na Uganda. Umukozi wanjye nanamwizera. Uriya ni umukozi wawe? Ni umukozi wanjye. Okay. Noneho hari ikindi kibazo ra? Mbwira nta kibazo ndi hano ku bwawe wanashirije. Nta kibazo ko byasaba ko nzaza tugatemberamo tukareba
buri ibyo tubona tubibonera inyuma, ni kampani ikora ibi n'ibi, ariko hari imikorere imbere tugomba kureba. Ikindi rero bwana Serge ndashaka kubwira kuvuga cyane ntabwo ari byiza, nzi ko uvuga make. Buriya ushaka kubiganiriza undi muntu ko dushaka kugura kampani n'iki, akaza akambwira amafaranga menshi akagira gute bakabitanga. Niyo mpamvu rero ikintu kiba ari icyaha kikubemo bibe njye nawe nubiganiriza abantu. Hari abantu hano hanze aha ngaha baba bashaka iki, bashaka imari, bashaka ni akazi kawe muri kampani. Oya nta muntu nabibwira, nanjye ndabizi sindi umushoramari, si ubwo wajya kuvuga ntuzi imari urimo gushaka kugura koko, icyo ni ikosa utabaza. Oya ndanywa humura, ahubwo nyine nuko nakubwiraga ko nazaza ukantemberezamo nyine areba imikorere yaho neza nyine. Iby'amafaranga byo tuzumvikana, ntugire ikibazo, sibyo? Ibyangombwa birahari, ibindi byose ibyangombwa birahari, kandi utahita ubibona ntabwo process y'ukuntu twabibona, ariko amafaranga urumva amafaranga afite se, amafaranga arahari, nta kibazo rwose. Ufite gahunda utarimo kunyinisha kidahari, ntugire ikibazo. Ahubwo twicaye cyane urya agakoko urarya agafi. Agakoko buriya mu nda ibikomoka ku biguruka, buriya n'inkoko ziba mu biguruka. Hano hari abakobwa rero baba barangaye bari mu bandi bakiriya. Adabaze naho ubundi byo ntugire ikibazo, turi kumwe kabisa. mwana we ko bakina biyari misi turimo turakina igisope, turimo turakina ikijumba. ariko rero umenye ko uri gukina nanjye ni amahirwe akomeye cyane. Cyo wamagariye se? Ni amahirwe kabisa. Shamenya ari amahirwe pe kuba ndi gukina nawe. Yohana Fabiola se bitera? Fabiola ameze neza. Fabiola ameze neza, ibintu biracamo rwose. Ntabwo sinzi ko udaheruka kuza kumureba. Nubwo hari ikintu maze iminsi ntekereza nawe ungira inama. Singira inama koko? Cyangwa inama yo kunisha no kugira ngo ubwire ugere kuri Fabiola we. Sinumva umugabo buriya ku muntu uko ushobora kumubona. Ariko Fabiola nyine namira. Mbona ashaka kuvuga kampani ya Lucas. Ndashaka kuvuga kampani. Nizere kuri Claude. No? Nizere kuri Claude. Sokurota. Ahubwo tubivugane. Sasa rero kugura kampani ya Lucas Ntabwo byumva ute bebe icyo ushaka kubwira. ntabwo byanyura kuri njyewe. Ahubwo kugura na Lucas kimwe uko byaje. Naho njyewe kuvuza ngo tugura kampani na Lucas None se sinzi niba Lucas yajya ndamutse nyibuze urabyumva ute? Ntabyemeranyije byaba byiza. Aho nibaza ushaka kwigura ku mpamvu zihe? Ushaka kwigura ku mpamvu zihe? Ariko rero Yohana Lucas ni umuntu wanjye, siko ntamwemukira, siko nshaka n'iterambere rye kandi sinemewe ko ari muramu. Ariko iriya kampani nkayikuraho cyangwa nkayishyira mu rugo rwa Fabiola kwibanga babyumvise
kandi nawe ukaba ufite n'inyungu none se kampani ushaka z'umuryango wawe. iyo kampani y'ubwubatsi y'amatafari washinze yabasaba kugira ngo ujye yari mu cyiciro ko ntabwo bagira Lucas na byo kasi zibara Fabiola yabimwemereje tubyigeho ibyo nshaka twiga kandi urasabye ubundi njye niyo nyungu nawe ufite inyungu kampani twayigura ayishyira amaboko ya Fabiola ukandikaho Fabiola ni serious kandi ku nyungu z'umuryango wawe ibyo ntamubona vuba ariyo mpamvu rero ugomba kubyumvisha Fabiola kwibanga ryanjye nawe na Fabiola rero ako nakabyemera ntumve ko ikibazo ari cyanjye ari cyanjye cyangwa ujya noheranya na Lucas akamenya inyungu zawe y'umugabo kuba umugabo ushaka kuguriza abantu n'isi twaba tugahagura tugashingira tukagize niba ushaka gukora Fabiola igikorwa cya danje wamushingiye kampani ni ngombwa ujyane mu matafari hari icyo utazi bamara ikirere wowe dukora ibyo bintu sibyo kandi tubyumvishe Lucas ko ari inyungu ziwe ariko ushaka kongera gushaka buri kintu cy'umuntu kubera mufatanyije ariko tugashaka impamvu zatuma kampani yawe akazashoka no mu maboko yanjye bari kubyumva ikibazo igihe ndaza kumubwirira rwose Lucas mubwire ko ari umuntu ushaka kugura kampani ariko ntabwo ndamubwira ko ari wowe icyo cyaba cyiza ntabwo ndamubwira ko ari wowe siko biri naho ibindi n'ubundi ndabonanye amasaha ari kumfata ukabukina n'umukino wawe n'ubundi turebe ukuntu twabigeza tu Yohana ukira ntabwo ukora kenshi baturuka mu nzira nyinshi cyane mu buryo bwinshi cyane breve none Lucas ntabwo mwana kandi umugabo mwiza si umuntu kandi Fabiola bizi icyo bishakira rero ndashaka kugira umugabo kuri musaza kuri njyewe numva ntabwo nko mu gihe Fabiola n'umwe uzakira ndabikwemereye okay ari ushaka nganeze Lucas cyangwa nganeze Fabiola nganeze Lucas geti bofoye bakanaye yaramuza kandi twose tugize twigishije bomba nuko amahashye mwana bakorera tukamurisha n'ibihombo biri muri kampani bityo azabyumva wahera okay ndasuganiza Lucas okay nta kibazo cyose